Alright, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV mu ruhererekane rw'amafoto menshi agiye atandukanye, ndakwereka ubwiza ndetse n'uburanga bw'umunyarwandakazi akaba umujejeta Franga ni Kate Bashabe. Ndagira ngo tuze kumugereranya n'undi munyarwandakazi nawe w'inararibonye mu bijyanye no kugaragaza umubyimba ndetse no kuba independent mu bintu byose bigiye bitandukanye, dore ko aba bakobwa nyine mba ngiye kukwereka ntago bari abakobwa b'inzererezi cyangwa se abakobwa basanzwe nyine bari aho ngaho badafite ikintu bakora cyangwa se badafite ikintu bamariye sosiyete. Mba ndi kukwereka abo bakobwa nyine beza kandi bafite icyo bimariye n'icyo bamariye sosiyete muri rusange. Turaza rero kumuhuza no twita Mutesi Jolly. Mwebwe rero muraza guhitamo, muhitemo number one Miss, number one Queen of The Mic Radio ndetse